Ese wigeze utekereza ko umuntu yakica umuryango we kubera ikintu kimwe cyangwa umuntu umwe gusa? Dutangiye agace ka mbere k'inkuru yacu, ndetse uze kwireba izagusigira isomo, ndetse izagira uduce dutatu ntabwo izatinda. Ubwo ngubwo igihugu cyari kirimo intambara, barakwereka abaturage bari barimo barahunga. Mama w'umwana ageze ahangaha akandagira kuri cya gisasu bita mine. Ubwo ngubwo umwana yari ateruye karumuna kiwe, ageze imbere arahagarara, atangira kuba yabwira mama we ati ntago nkusiga mama, ati ntago nkusiga. Ubwo mama nawe niko kureba umwana we, ariko we yamubwira ati ntago nkusiga. Mama aramubwira ati mwana wanjye genda va ahangaha, jyana karumuna kawe. Ubwo shoferi nawe niko yari ari gukomeza kuvuga ati mwihute tugende. Mama aba yafata ibuye hasi, aravuga ati mwana wanjye nutagenda ndaguterera ibuye, ndarahira ku Mana. Ubwo umwana niko kubwira mama we ati mama ntago nagusiga. Shoferi nawe ati hute. Mama niko gukomeza kubwira umwana we ati rukanke cyane rukanke. Mama atera intambwe yegera imbere abwira umwana w'umuhungu ati hunga hunga mwana wanjye, ati ndaza kuba nabaho njyewe. Ubwo niko kuba yamukanga ngo agiye kumutera ibuye. Umwana niko kugira ubwoba, arangije areba imbere, arangije aba yakomeza. Mama nawe asigara ashikamye kuri cya gisasu. Ubwo shoferi nawe yari arahati mwihuke mwirukanke cyane. Ndakwibutsa kuba waturebera n'ubu waradukoreye subscribe, n'ubu utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire iyi nkuru niba uri kuyikunda. Nuba wayikunda ube wakanda like, wibuke kuba wadukorera share, ni ingenzi cyane. Ubwo ngubwo mama yasigaye avuga ati ndabakunda abana banjye, ati kandi muzabeho mwishimye. Disi uyu mugore yarambabaje, ibi ngibi wabyitwaramo utari wowe bibayeho. Ubwo shoferi nawe amaze gufunga yabwiye umumama ati nakunda. ubwo ngubwo akana nako kamaze kuba kakinjira mu modoka, gatangira kuba karira cyane abari mu modoka aho ngaho, nabo birabababaza. Ubwo ngubwo akana kagumye gateruye aho ngaho. Kumbe muri iyo modoka papa wabo nimwo yari ari, yatangiye kuba yamuhamagara ati Samu, ati wacyana we, ati uri kurira ibiki wowe? Ubwo Samu niko kuba yabwira papa ati papa, ati ubundi wowe ko wadusize wari wagarutse ahangaha kuba wakora iki? Ubwo ngubwo ati kutatabaye mama. Ubwo papa Samu nawe yatangiye kumureba, kumva aho ngaho hari umukobwa wari urimo arabareba, atangira kuba yakibuka ukuntu byagenze. Ubwo ngubwo umukobwa hano bari bamwise Natasha. Natasha yaje yirukanka ari guhamagara papa Samu amubwira ati ahangaha byaba ari sawa kuko yasigaye inyuma, ati kandi ugomba kuba wabikora vuba ukabirangiza, njye nawe tukaba twajya kwibanira mu mahoro nta muntu twirukanka inyuma. Disi bisa naho bari ku isiri. Ubwo ngubwo batangiye baratwereka nyina wa mwana, ubwo yari ari kuza ari kwiruka, ndetse na Samu. Ubwo Natasha ari kubwira papa Samu ati wowe gishyira ahangaha ndabizi kiraza kubasimbukana. Ubwo ngubwo bari bafite cya gisasu aho ngaho. Mama Samu ndetse na Samu na karumuna kiwe niko bari barimo baraza birukanka cyane. Ubwo ngubwo umugabo nawe yabaye yafata cya gisasu aracyaprocinga, tuzi ko ari uko byaprocinga, ndetse turabona afite na detoneta yacyo aho ngaho. Arangije aba yagitaba aho ngaho, arangije aracyactivatinga ngo kize kuba cyaturika. Ubwo ngubwo mama Samu nawe yakomeje aza aho ngaho yiruka, ndetse na ba Samu. Umugabo nibyo yibukaga ari kuvuga ati mama wawe n'ubundi sinamushakaga, ati ni njyewe wateze kiriya gisasu ngo kize kuba cyabica mwese, ariko mwebwe ndabona mwarokotse. Ubwo ngubwo Natasha aho ngaho ku ruhande yatangiye kuba yaseka, ndetse abantu bari muri aho ngaho muri icyo kibisi nabo birabababaza. Papa Samu ariko akomeza kubwira Samu ati ubundi mwese nashaka ko muba mwapfa, ati nkajya kwibanira n'urukundo rwanjye nta nkurikizi. Ubwo Samu niko kuba yamubwira ati ariko ntabwo byari ngombwa. Ubwo ngubwo abantu barimo aho ngaho nabo byarabacanze, bumvishe uwo mugabo ahagaze ubugome bwinshi. Ubwo ka Samu niko kuba kacika intege, kicara aho ngaho kararira. Batwereka mama w'umwana ahagaze hanze, izuba naryo rimeze nabi, ndetse n'icyunzwe cyatangiye kuza kubera yari agihagaze kuri cya gisasu. Ubwo Samu ahangaha nawe yatangiye kuba yatwikira karumuna kiwe,
dore ko n'inzara n'urugendo rwari rurerure, inzara yari imeze nabi. Ubwo ngubwo papa wabo nawe yaraje asinzira aho ngaho ndetse na Natasha. Gusa ka Samuko ntabwo kari kigeze gasinzira, nta mahoro kari gafite. Ubwo karumuna kaka aho ngaho nako kari kasinziye, ariko kaza kuraranganya utwiso ngo karebe ibyo Samu arimo. Ubwo Samu yatangiye kuba yakegera igikapu cy'umugabo aho ngaho, sinzi niba ngo ari gushakamo iki. Atangira kuba yagifungura gake ngo abashe kuba yareba icyo yari ari gushakamo. Ubwo umugabo ndetse yabaye yakikurura igikapu aracyegera. Samu ariko arakomeza arafungura, agerageza kuba yakora muri icyo gikapu cy'umugabo. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yazamura, ndetse azamurayo ya detoneta iri buze kuba yategura igisasu cyo mama wabo ahagazeho. Ubwo umugabo papa Samu yagize ngo umugabo arakangutse, ariko umugabo yari agisinziriye aho ngaho. Kumbe mama wabo aho ngaho yari agihagaze ku gisasu, atangira kuranganya amaso, atangira kuba yareba hejuru yibaza ati se Mana nagukoreye iki gitumye unyitura ibi ngibi? Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kureba hejuru, n'izuba ryari rimeze nabi, ari kubaza Imana ati se wantabaye bwa none nkajya kuba nareba umuryango wanjye ndagusabye? Ubwo ngubwo niko kuba yakomeza asaba aho ngaho. Kumbe Samu nawe aho ngaho yari ari, yatangiye kuba yacokoza igisasu, arangije aragikanda aba yakizimya. Ubwo mama wiwe yumvishe kirekeye aho gusona, arangije akuraho ukuguru, arangije aravuga ati Mana ushimwe, iyi Mana ikigufiteho umugambi, nta kintu cyapfa kuba cyakubaho. Ubwo ngubwo mama wiwe amaze kuba yava ku gisasu, yaragifashe aba yagishyira mu gikapu, arangije arahaguruka atangira kuba yagenda ngo ava aho ngaho. Ubwo ngubwo yarahagurutse ndetse ava kuri cya gisasu, arangije arakibika atangira kuba yagenda. Ubwo umwana akazi ko gutabara mama wiwe yari agasoje, arangije ya detoneta ntiyayisubiza umugabo, arangije arakomeza arayibika. Arangije ubwo nawe niko kuba yareba karumuna katangira kuba yasinzira. Kumbe mama w'umwana nawe aha ngaha yatangiye kuba yakurira imisozi ngo arebe ko yava muri icyo gihugu, kuko ntabwo byari byoroshye. Ibyago byari byarakigwiririye ndetse n'amakuba ari byo gusa byibereye muri icyo gihugu. Bwaragiye burira buracya, mama w'umwana niko akomeza kuba yagenda asetiriza urugendo, ndetse n'inyota yari imeze nabi. Barakwereka aha ngaha hari icupa ry'amazi ryari rihari. Kumbe mama Samu nawe yari ari guturuka aho ngaho. Iyi nkuru yankoze ku mutima nanjye, ari wowe uri muri iyi nkuru ugasanga umugabo wawe niwe uri kugukina ibi ngibi, wabyitwaramo gute? Wibutsa kuba wakora subscribe kugira ngo utazacikwa na episode ya 2 y'iyi nkuru. Ubwo mama Samu yakomeje kuza yegera aha ngaha, ari nako yegera ka gacupa, disi yarwaye n'isereri aba yakikubita hasi.